rongora banza unyaze, numara kunyaza ubundi rero ugende wongere ushyiremo, wongere ugaruke unyaze, amazi aze. Amazi ni amazi ufite mu mubiri wawe bitewe n'uko umugabo yagushimishije. Niba umugabo aje akandongora akanshimisha akanyaza, amazi araza. Nundongora nk'umuntu w'igihugu uko wihuta ntabwo biri bukunde, ndongora gakeya amazi nyumve. Nimara kuyumva umubiri wanjye urarambuka neza, ibintu bigende fresh. None wongeye nazana amazi agasa. Hari n'umuntu ushobora kurongora ugateramo. Tubahaye ikaze kuri Legacy 250 channel. Murabona ko tutari twenyine, ewana wagwana Kigali, wagwana Bujumbura, wagwana diaspora, wagwana East Africa. Ewana urabona ko ntari ngiye nyine uyu munsi tubazaniye umutumirwa. Turi kumwe n'umuntu kuri iyi channel yacu. Tubahaye ikaze mwese mu mvugo y'Ikinyarwanda, by'umwihariko abantu bari muri East Africa cyane. Turi kumwe nande hano. Ongera ijwi kugira abakunzi bacu bakumve. Yego. Turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane nkuko mubibona. Umukobwa rwose ugezeyo imisigati ikeneye abakongozi. Bamwita Mushimiyimana Jeanne. Jeanne akaba agiye kudusobanurira uburyo banoza amabanga y'abashakanye. Mbibutsa ko ikiganiro gikwiye kurebwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 ndetse n'ingo zubatse. Ni mu buryo bwo kugira ngo twigisha abanyarwanda n'abandi bantu mu Kinyarwanda uburyo banoza amabanga y'abashakanye. Jeanne, tugaye ikaze kuri televiziyo yacu. Nyine ikintu kijyanye n'abantu bashakanye ni imibonano mpuzabitsina. Ongera ijwi cyane. Ni imibonano mpuzabitsina. Ubwo nyine umugabo we mwaryamanye akakunyaza akakurongora, ubwo nyine nawe ukaryoherwa, nyine ibintu biba ari fresh. Ubwo rero nyine nawe urabizi ibintu by'iki gihe ntabwo wabaho utari kurongorana. Abantu bose natwe nyine tuba dushaka abantu nyine umuntu turongora, tukaba twagira natwe abantu inama. Umuntu nimba ari n'umugabo akarongora umugore, akamurongora neza, akamurongora fresh, nta kibazo gihari. Umugore nyine naryoherwa, nyine ibintu biri bigende neza. Kuko umugabo atakurongoye ntakunyaze ntabwo byakunda. Agomba kukurongora akakunyaza, akakurongora neza nta kibazo. Kuko iyo akurongoye neza akakunyaza ibintu bigenda neza, nta kibazo fresh. Jeanne, ndagira ndagira ngo usobanurire abakunzi bacu ubundi Abanyarwanda dukunda kwigana ibintu akenshi tubonye ku mateleviziyo cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Ubundi bavuga ko kunyaza ari umuco nyarwanda. Ubundi dusobanura abakunzi bacu bigishe. Ubundi hari abagabo ngo batazi nyine barongore ko batazi n'uburyo nyine ngo banyaza gute, batazi ngo amavangingo nyine avahe, bo bagenda bagacumita nyine bisanzwe bakigendera. Ndagira ngo usobanure abakunzi bacu uburyo ubundi ni gute kunyaza bikorwa. Nyine umuntu ushobora kurongora ucumita ntabwo byakunda. Rongora banza unyaze, numara kunyaza ubundi rero ugende wongere ushyiremo, wongere ugaruke unyaze, amazi aze. Amazi ni amazi ufite mu mubiri wawe bitewe n'uko umugabo yagushimishije. Niba umugabo aje akandongora akanshimisha akanyaza, amazi araza. Nundongora nk'umuntu w'igihugu uko wihuta ntabwo biri bukunde, ndongora gakeya amazi nyumve. Nimara kuyumva umubiri wanjye urarambuka neza, ibintu bigende fresh. None wongeye nazana amazi agasa. Hari n'umuntu ushobora kurongora ugateramo, amazi akaza. Byose birashoboka. Abantu bose imibiri yabo ntabwo ari imwe. Ariko bitewe n'uko wanezeje umuntu, bitewe n'uko wamutwaye, amazi araza. Amazi se none abakobwa bose cyangwa se abamama bose baba bayafite cyangwa ni umwihariko w'umukobwa? Aba bakobwa hari abantu baba bari mu kagatari batagira amazi. Ariko iyo wamutwaye neza ukamukarisa, ukamugenda neza, ukamutwara ukuntu, amazi araboneka akaza. Ubwo ni ukuvuga ngo ikibazo ni abagabo bagifite.
oya ikibazo ni abagabo bagifite, kuko abagabo ntabwo bashobora nimba uje ugahita urungura umuntu vutu ntabwo biri bushoboke. Ariko nurongora umuntu ukamutwara neza, ukamukarisa, ukamutwara neza, ukamutwara ukuntu c'est vrai birakunda. Ariko nuza ugafata umuntu ngo ujugujugu ntabwo biri bukunde. Rongora umuntu gakeya bitewe n'uko mwabyumvikanye, amazi araza. wigeze niki watanga, niyo nama watanga ku bagabo barangiza vuba? Kuko muri iyi minsi bireze cyane ko hari imiti nabonye abantu bacuruza ngo batanoza amabanga y'abashakanye kuko bisenya ingo, ngira ngo waba ubiziho. Niki wagira inama y'abagabo barangiza vuba, cyangwa se ni gute wabigisha ku buryo nabo babasha kunoza amabanga y'abashakanye neza cyane? Abantu barangiza vuba tubirebye neza tukasubiza amaso inyuma, bigaragara ko uwo muntu hari umugabo aba ariko ateye akarangiza vuba. Hari n'abantu baba baragiye ariko arongora buri munsi akaba yagiye hanze, akaba yaciye ku mugore bashakanye, wajyaza kubera kwanga niho ajya gufata ya miti, uko avuga ati umugore wanjye namurongora, agahita birangira amugore ari bubyange. Ugasanga bagiye gufata imiti kugira ngo bakunde barongorane, akajya gufata imiti kugira ngo akunde ashimishe umugore. Ugasanga umugore abikuyemo ingaruka, ugasanga nayo amazi ntabwo aje neza, ugasanga umugore abaye umwumira bitewe n'uko umugore atamurongoye nyine neza nta kibazo fresh. Kubera iriya miti baba iriya miti ntabwo ari myiza. Ugomba kurongoza umubiri wawe wowe wenyine wawe, ko iyo uwurongoshe uko biri kose umubiri wawe ugenda neza. Ariko iyo muri uriya muti nawe urabyumva, ntabwo umuti utandukanye no kuba mu mubiri wawe, ntabwo bishobora gukunda. Gusa ikindi kintu navuga, abagabo bajya bakunda, abagabo bakunda none kurongora, ukubona nyine byanze abantu bagiye bashishikaje kuba barya ubunyobwa, bagahita buriya bunyobwa bubisi, buriya bunyobwa bubisi aricyo bwombi igira mu mubiri. Kuko nimba tubwire neza, ubunyobwa hari ikintu bwongera mu buryo bwo kurongora? Buriya ubunyobwa bwongera none kuba wagira amasohoro, ushobora kuba utinda kurangiza, ubunyobwa wabujya bitewe no kubukurikirana ukaburya bubisi ukabihekenya, nabwo bwongera amasohoro mu mubiri kandi umubiri wawe ukagenda neza. Nanone ikintu ugomba gukora, nimba uje ngewe ubwanjye wamaze kumbwira ko dukora segisi, tukayikora twabanje kubiganiraho, tubizi ndaza afite mudu nawe ufite mudu ko turi gukora segisi bikagenda neza. Ni kwa kundi umugabo ateyemo amazi agahita aza, ugasanga nyine ibintu bigenze neza fresh. Ariko nimbuza umuntu wanyweye inzoga, umuntu wasinze, ukaza ugateramo ukajya hararyo ugateramo, ni kwa kundi ugenda ugasanga umugore wawe, ugasanga umugore yanamutse yabaye nabi, umugore wawe wamuha ibintu ukabimuha wanga ngo yengo ndarangije, bitewe n'uko warongoye ahantu henshi, sibyo? Ngiye mu wafata umwanzuro w'ikintu kimwe ugomba gukora. Ikindi kibazo nkubaza, ikawa imarira iki abagabo? Ko nayo numva bayivugaho ngo yongera akanyabugabo, nibyo cyangwa si byo? Ikawa numva ari yanjye kugira ngo urongore gake, yo kugira ngo ugende gake. Okay. None se muri iyi minsi ingo zisigaye zisenyuka, divorce ni nyinshi. Iyo urebye ikigereranyo cy'abashaka bagasezerana ku mirenge hano i Nyamirambo, ubukwe buraba buri wa kane, mu nsengero kwa padiri barasezeranya, ariko hadaciye kabiri, nyuma y'amezi abiri ukabona ngo urugo rwasenyutse. Kandi amakuru ngewe mfite, amakuru nkura mu nda y'isi, nuko ikibazo gitera gusenyuka kw'ingo ari ukutanoza amabanga y'abashakanye. Ni iki kibitera? Niye nama uratanga urashishikariza ingo kugira ngo bajye abagabo cyangwa se abagore bose babashe guhana ubumenyi muri kiriya gikorwa cyo kunoza amabanga y'abashakanye? Mbese ni tanga inama, ubigishe nk'umubyeyi ufite experience muri ibi bintu, utanga inama nk'umuntu ubizobereyemo. Twagiye yewe ndebye ngeze gusenyuka umuntu w'iki gihe mbona biterwa abagabo. Kuko nimba umugabo ashobora guca inyuma y'umugore bashakanye, umugore ari mu rugo akora, atanga keya zose, akora ibintu byose, yava mu rugo agategereza umugabo akamubura, umugore akara mu nzu wenyine. Ejo mu gitondo ejo yatambuka kumva ngo yarayarongoye inda yariya kusimuze, ngo yarayarongoye hariya, ngo yafashe n'umugore runaka ngo bari gusangira mu kabari, ataye umugore we mu buriri, nakuntu urugo rutazasenyuka, azavuga ko yamutesheje agaciro, sibyo? Nanone bitavuze ko harimo abagore baca inyuma y'abagabo bashakanye,
bakagenda bakabaca inyuma, bakagenda bakajya gusambana, bagakora nyine, bakagenda bacisha ku bagabo babo ngo ntabwo bazi kubarongora neza, ngo bafite abagabo babarongora neza, ugasanga nyine ni ibintu mbega muri make bitari kugira uteye, bitari kugenda neza. Njye rero ndebye mbona byose ari ibintu nyine udashobora gusobanukirwa neza, ariko tumusubije amaso inyuma, abagore b'iki gihe babaye ibintu nyine ntabwo wabona ukuntu wabatandukanye. Ni kuko ntabwo kuri iki gihe usigaye umenya umukobwa, usigaye umenya umugore. Nk'uko nanone umusore usigaye umenya umugabo, usigaye umenya umusore. Buri muntu nimba yarambaye impeta, impeta yikuramo, nimba agiye gusambana akayisiga nka hariya. Iyo amaze gusiga impeta, iyo agiye kugutereta abona ko ari umuntu w'umusore uje kwirebera nk'umuntu nyine yitereta bisanzwe. Yamara kugera imbere y'umugabo, umugore we akayivana mu mufuka akongera akayambara. Ntabwo biriya bintu rero birari byiza. Umuntu nanone umuntu akaba asenga, ukabizi ko asenga, kandi n'umugabo w'umugore baranasengana, akinyabatura igihe yarangije kuva gusenga akaza akajya kurongora nk'indaya. Buriya umugore bamusize mu rugo bitewe n'uko ngo ahora mu byo bintu, ahora murongora buri munsi, agiye gushaka ibyo hanze, kandi ibyo agiye gushaka ni bimwe. Ahubwo abagore, ikintu nashishikariza abagore ni uko bashobora kuba bagomba guha abagabo babo keya, ku buryo najya hanze asanga keya bari kumuha umugore we nawe ayimuha. Kuko buriya hari umugore ushobora kuguha ibintu akabiguha ahindukira, akabiguha yanga, kandi we yagera kuri ya ndaya akabimuha neza. Ikintu nashishikariza ababyeyi, abagore, ni uko bashobora gutanga bagaha umugabo wabo keya, ku buryo umugabo naza umuha keya. Hari indaya zizi kwambura, akaza akambura umugore w'inkweto. Wowe rero ukabona umugabo aza akifungurira inkweto, akiza kwisukira amazi, yagera kuri ya ndaya ikamusukira amazi, ikamwoza, ikamumasa, ikamukurira ibintu byose. Ni ukuvuga ngo indaya zizi gutanga keya kurusha abagore bubatse ingo. Indaya ziba zizi gutanga keya bitewe n'uko bazishaka amafaranga. Noneho wowe uri umugore, ibaze ni wowe utuma umugabo wawe ajya hanze. Nimba umugabo wawe aje n'umuha keya, yajya ku rundi mugore akamuha keya, wahita gufata nk'umuntu atakuzi, agasigara avangundarira abana banjye, ugasanga urugo rurasenyutse. Umugabo wawe uyibona agenze gake, we ntuzamenye ibyabaye. Njye ikintu nashishikariza abagore, muha abagabo banyu keya, kuko iyo uri mu gushakana nawe, gusezerana nawe amanitse amaboko, uba wemeye kumuha keya, ukemera kurahira mu bibi no mu byiza uzabana neza. Noneho rero nujya kuvanga mu bibi no mu byiza ari ukubera umuntu agomba gushyira mu rugo ntibigende neza, ni wowe wakunda azajya nawe undi kumwe batasezeranye utigeze umanika amaboko, amuha keya, ugasanga umugabo yagutaye, ukumva ngo yewe umugabo wanjye yaranaye, yagutaye ari wowe bashyizemo uruhare kugira ngo agute. Icyo wakora ni uko wowe ushobora kuza ukicara hasi ugaha umugabo wawe keya, ukamufata neza, ukavuye guca inshuro, akuzaniye amafaranga, ukeneye umwana ko akeneye ushobora kujya ku ishuri, akaguha amafaranga yo kujyana umwana ku ishuri, nubimuha nabi azagenda yaha abandi bana hanze, wagufate nabi, niho usanga urugo rwasenyutse. Njyewe ndebye neza mbona urugo kugira ngo rusenyuke ari ukubera umugore aba atahaye umugabo keya. Birashoboka ko umugabo aba afite za kamere zo kujya hanze, aricyo kintu yenda mwashakanye n'ubundi ajya hanze, ariko umugabo aragaruka. Buriya abagabo ni inzajya zoroshye. Nimba umugabo umuhaye keya, nimba arafite n'uwo basambana namureka bitewe na keya umuha. Njye ari abagabo benshi, mbese ubwo urufunguzo rw'umugabo ni keya. Njyewe hari abagabo benshi nyambona, ukumva arakubwiye ngo njyewe sabona ko umugore wanjye ndamukunda cyane, ntabwo ari ukubera ikindi kintu aba yarariye, nacyo ni ukubera ko iyo umugore bamuha aba ari kuzana, yamuha keya agatekereza ko abandi bose ari ubusa. Ariko nimba umugabo umwicishije umushyukwe, ukamuha ibintu wanga, aragenda abandi bamubumburiye neza, amuha ibintu neza. Niho uzasaba umugabo muryamanye yisinzirire, kuko ejo azabibona, ejo azajya hanze. azajya hanze bitewe n'uko utamuha keya. Muhe keya, abana baze bamuganirize, nawe uze umuganirize, abone keya, ntabwo azabona ukuntu ajya hanze. Hari abagabo ingenzi benshi cyane cyane b'abamotari bajya badutwara, kumva abamotari badutwaye b'abagabo, atuma umugore yaranzengereje, atuma umugore ngiye kumuta, atuma umugore yanesheje umutwe, atuma umugore ngewe yamujije amahoro. Ugasanga nyine icyo kintu ni ikintu cy'ikiganiro utamenya ukuntu kimeze. Nimba umumotari atwara umuntu akagenda amuteta bitewe n'ukuntu umugore yavuye mu rugo yamusengereje, ugasanga umumotari agonze kubera umugore yamutesheje umutwe, ugasanga umugore atamuhaye neza, ugasanga ni ikibazo. Umugore ugiye kugaburira umugabo, agiye kujya mu isafuriya agiye kwigaburira ibiryo, uri umugore uhari, mujya kurya hano utabwiye ngo bireke, ntabwo ibyo bintu bishoboka. Umugabo ajya kwisukira amazi uhari, kuko ari umumotari, ni umumotari kuko ariko kazi akora, kuko karamugabura karamutunze, ukamwubahiremo. Ubwo rero ugasanga ikibazo kiri ku bagore cyane. Jeanne, urakoze cyane ku nama gukomeza kugira ingo zubatse ndetse n'urubyiruko tutarusize. Reka twivugire ku rubyiruko. Hari amakuru mfite, ngenda nabibona hari downtown na ka free zone ko
hari abantu bacuruza imiti ngo yongera ngo igitsina gabo, ubwo ni imboro mu kinyarwanda. Ni gute umuntu Imana yaba yaramuhaye ubugabo, ubwo Imana yashatse kumuha we akabona budahagije akajya kongera imboro ye? Ubundi tubwire, igitsina gabo kinini, ubwo ndavuga imboro nini cyangwa ntoya, niyihe inoza amabanga y'abashakanye neza? imboro yose iyo uwayihaye keya irakunoza. Biriya bintu byo kuvuga ngo kongera imboro ngo kongera ibitsina ntabwo bishoboka. Ntabwo ibitsina, buri igitsina Imana yaguhaye kiba gihagije. Ahubwo abantu bumva igitsina kitabanura baba bajya hanze, baba bazi imboro nyinshi zitandukanye. Imboro yawe ni izina yawe, nta kuri itakunyura kandi ari yawe. Ahubwo biba bisaba ko abo bantu baba baragiye hanze bakaba bafite ibintu byarangaye batanyuzwa n'ibyabo bafite. Ni ukuvuga ngo umugore ashobora kujya hanze agapanuka, akapanuka, yamara gupanuka umugabo we afite ntamuhazi, ariho kwa muntu usanga yaciye inyuma y'umugabo bashakanye. Umugabo bikamutera ikibazo. None se amakuru yo urayafite? Kuko iyo iriya miti ubwo ni abatekamutwe, ni ukubarya amafaranga cyangwa bya nyabyo imboro ziriyongera? Njyewe iyo ndebye mbona ari amatekamutwe. Mbese iyo mboro baguha ni karemano, ngo ni imiti basigaho, biriya ni ibituburano, kandi biriya bintu ntabwo byakuryohera nk'imboro yawe ya karemano. Ni ukuvuga ngo niyo babikongera ntabwo bikuryohera? Ntabwo byakuryohera. Byakuryohera gute? By'umunsi umwe. Ibintu uhorana bitandukanye n'iby'umunsi umwe. Hari abagore cyangwa se abakobwa bize no kuganira bavuga ko batazi ko umugore arangiza. Ubundi nk'umuntu ufite experience muri ibi bintu, tubwire ubundi umugore arangiza gute? Kuko abagabo benshi bo bazi ko barangiza amasohoro akaza. Ubundi ni gute umugore arangiza? Ubundi ukuntu umugore arangiza, hari amavangingo mu mubiri y'amazi asanzwe. Hari n'ibikari abagore bashibura bakagira ngo ni amazi. Umuntu akaba yifitiye ibikari bitewe n'uko mwarongoranye n'ukuntu nyine ibintu ukuntu byagenze, amazi ibikari bigashibura. Inkari mu gikorwa cy'abakuze ku buryo ziza. Noneho ikindi cya kabiri, amavangingo ni amavangingo aturuka mu mubiri ku buryo amavangingo yaba anahumura, kandi noneho aba akweduka, akweduka cyane. Ntabwo amavangingo ari yayandi bya bikari bashibura ngo uburyo bwatose ukubera ngo amazi ngo yaje. No, amavangingo ni aturuka mu mubiri, ukumva nyine amajyangingo araje, kumva wiyumva ute iyo nyine mbega muri make hari ikintu gihindutse mu mubiri wawe. Ntabwo wavuga ngo ibikari byaje. Nese ibikari iyo bije sagomeza akarangiza, kandi umuntu warangije avuza induru. Urabyumva akavuza induru kubera aba yarangije. Ubwo kurangiza k'umugore ni ukuvuza induru? Kurangiza k'umugore nyine bitewe n'ibyishimo aba yahuye nabyo, arataka kumva ko atatse. Utaka nyine ubwo yahuye n'ibyishimo yaryohewe. Niyo kwa kundi ahita namuka asanga arambitse amaboko hasi, bitewe n'uko yahuye n'umugabo wamuhaye ibyishimo. Ni ukuvuga ngo ntabwo basobanukiwe neza ngiye ko ndimo kubibona. Hari umukobwa ubuse hari umukobwa warongora agahita avuza induru nka nyuma y'iminota 5, bivuze ko hari n'abakobwa barangiza vuba. Babaho iminota 5. Ushobora no kurangiza n'iminota 10 bitewe n'uko umugabo yaguhaye keya. Njyewe umugabo ashobora kuguhaza akaguha keya n'iminota 10 ukayirangiza bitewe n'uko ari kurongora gake paka ibyishimo byawe byose bigeze ahantu hose. Bundi ikindi kibazo nkibariza Jeanne, nkomeza kubwira abakunzi bacu badukurikiye, iki kiganiro kireba abantu bakuze ndetse n'abari muri process yo gushinga urugo. Abana bari munsi y'imyaka 18 bakomeze kukireba kuko ari amabanga y'abantu bakuze, ni leta yabishyizeho, sinjye yabishyizeho. Ndibaza tubwire, tumenera ibanga ubundi mu ngo z'abashakanye ko bikomeje kuba ikibazo ko nyine zisenyuka. Ubundi uko bibona abantu bashakanye bagakwiye gukora imibonano mpuzabitsina kangahe mu cyumweru? Njyewe ubundi numva mu gihe umugabo ashatse ibintu bitewe n'uko yagushatse kugira ngo ube umugore, ugomba kumuha keya bishoboka kose bitewe n'ibyo agukeneye. Kandi hari amakuru ufite ko hari n'abagore bima abagabo babo. Abo bagore bima abagabo babo niho usanga abagore babo bagiye hanze, ugasanga bagize ikibazo ari kugenda aganiriza mugenzi we ngo umugabo wanjye ngo ajya hanze, umugabo wayanjye, aho niwe wabishyizemo uruhare. Ndetse niba umugabo wakwaka ibintu ntubimuhe, ni gute tuzashobora kujya hanze kubera bamwimye ibintu? Njyewe ari bujya ahandi bakaza bakamuha keya,
agomba kujya hanze. umugabo yaragukoye mwakoze ubukwe mugeze mu buriri uramwimye, urumva ibyo bintu bikwiye koko Jane we? Nyine ibintu urumva, nimba umugabo wawe mwarasezeranye sibyo, agutanzeho ibintu byose, uba uri kuza muratunga ni ukubera ufite amafaranga, ni ukubera ngo mumaze gukira ngo ugomba kugenda gake, bigaragara ko uba wajya hanze, nagomba kujya hanze. Mbese niba umwimakaye kandi ariwe yakuzanye iwe, umugabo ubundi umugore nagashaka urugo, umugabo niwe ushaka urugo. Nimba umugabo Imana yaramuhaye ubutwari bwo kugira ngo agushyire mu rugo, ugomba kumuha keye kuko yarakuzanye ngo mu bibi no mu byiza byose azabimenya. Agomba kugushaka buri kimwe cyose akakubona. Ikindi kibazo nkwibariza Jane, ni ukuvuga ngo hari n'indi saga iri mu mujyi y'abakobwa bajya kwiyongeresha ikibuno kugira ngo amakuru ayafite. Ni ukuvuga ngo abagabo bakunde igitsina gore kimeze gute? Bakunda igifite nyashi, ubwo ndavuga ikibuno kinini, cyangwa hari n'abikundira abamaneke? Unadusobanurire mu buryo bw'imibonano, umukobwa ufite ikibuno afashe icy'umugabo cyangwa se unanutse, bigenda bite ubundi? Baryoherwa kimwe? Dusobanurire. Njyewe ukuntu ndi kubibona, njyewe mbona kuvuga ngo mukunda maneke, kuzana umugore ari munini ntabwo umutunga. None se kuvuga ngo uzanye umugore mutoya ntumutunga? Ahubwo abagabo hari ibintu by'imyumvire bike bagira. Umugore munini uko yaguha ibintu neza ni nk'uko n'umugore muto yaguha ibintu neza. Noneho hari abantu bashobora kuba kwa kundi bakobwa bigabanyisha umubiri, ugasanga bagiye batezaho amabuno, ugasanga biteje inda yaragiye nta kuntu nyine bameze. Biriya bintu ntabwo ari byiza, abagabo mujye mugarura ubwenge hafi. Biriya bintu none se duhere kuri Marebe, yaragiye iteza ishinge, ikibuno ngo kiraturika. Ikibuno kiraturika, ubu cyuzuyemo inyo. Wigendera mu kibuno nshuti yanjye, rengendera muri keya ngiye nguha, sibyo? Nshaka kuguha ibyo bintu nkabiguha gutya, ariyo miti ndi kugushyiramo. Njyewe ni umubiri wanjye ni karemano. Noneho karemano yitandukanye n'umuntu byanze akajya kwiteza imiti, sibyo? Wirebe ibibuno ngo urebe ibibuno ngo biteye gutya, wapi no. Gendera mu keya umugore ari buguhe, sibyo? Uzi ko kw'iki gihe abantu benshi bitewe n'amafaranga bashobora basigaye bajya kwiteza imiti kugira mu nda zeru, ukavuga ati ngo gateye neza, aho yagiye kwiteza imiti. Mu minsi ngayo ukanamujyana umugore urumva unamukunze umushaka, mu minsi ngaho ugasanga atangiye azana inyo. Waramukundaga wanamurongo kumva ko ibaze kuba wumva ngo umuntu warapfuye ngo ameze gutya, ngaho niba nkuriya muntu warongo yura mukobwa, sibyo? Akabaza ibintu biri kumubaho ngubu, aravuga ati nari nzi ko ngubu ari karemano, yarateye neza, ameze neza, ariko ubu ingaruka iragarutse. Niyo mpamvu n'ubundi hari ikintu ugomba kumenya ko ingaruka zigomba kugaragara. Ubwo ni ukuvuga ngo kwitesha ikibuno, kongesha amabere, kujya kwishyirira kuri taye ni bibi. Ni bibi cyane. Ubwo abantu ubwo nabashishikariza inama yo kwikorera siporo, kuko na siporo zituma abakobwa batera neza, aho kugira bajye kwiyica. Siporo kandi bikagenda neza. Siporo mu buriri, siporo mu buriri, siporo hanze, siporo yakeya kumba no kumasa, siporo kandi bikagenda neza. Jane, wakoze cyane kuri experience utanze. Ndagira ngo utange inama ku ngo z'abashakanye n'urubyiruko. Ubutaha tuzavuga ku rubyiruko n'urubyiruko muri rusange. Inama wabaha mu bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere cyangwa mu bijyanye no kunoza amabanga y'abashakanye? Njyewe inama nabaha ni uko bagomba guha abagabo babo keya, n'umugabo wabo akanyurwa n'umugore yashatse, akaba ariwe bagumana bakicara mu buriri. Ubundi ntabwo wowe umugabo wawe muzaba muticaye mu buriri ngo muganire, ngo mugire ibintu mutekereza muganiraho, bitagenda neza bigenda neza. Kugira ngo ibintu bigende neza mugomba kwicara mu buriri mukaganira, kitagenda neza nimba umugore ataguha keya mu biganireho, n'ibyanga ni ibintu biba byagaragaye ko byanze, biba ari ibintu byumvikana. Ariko ntabwo uzaca ku mugore wawe ugende mutabanje kuganira, cyangwa umugore wawe ngo nimba uzi ko umugore wawe ngo akurongora agakengure kujya gushaka abagabo bakurongora cyane, no, nyurwa n'ibyo umugabo wawe ko niwe waje gushaka. Ubu hari abakobwa benshi bavuga ati cyangwa umugabo namwubaha, twabana neza, namuha keya, ariko wowe umaze kumubona utangiye kumuzamuraho izuru, utangiye kumuzamuraho igikanu. Kandi hari abakobwa benshi i Kigali babuze abagabo, bicaye bavuga ati wa mugabo namwubaha kandi namuha agaciro. Jane, wakoze cyane kutuganira kuri Legacy 250 Entertainment 2025 TV. Wakoze cyane abakunzi bacu ikiganiro, mwakoze kutureba.
ibiganiro nakagaruka ni buri wa mbere, buri wa gatatu no kuwa gatanu saa 12. Mujye mukudukurikira mugenda mwumva inama nyinshi zitandukanye za Jane. Afite ibiganiro byinshi, hari ibintu byinshi ashaka kubagezaho. Bose mwakoze kutureba, Imana ibahe umugisha, mukomeze mukande subscribe murebe ibiganiro byacu, turabakunda cyane. Jane wakoze cyane.